Yes, bakunzi ba Kamanzi Official, nangiye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Sinakwibagirwa kwifuriza weekend nziza kubayigezemo, bayitangiye nkatwe, kandi n'abazayitangira nejo. Tugarukanye iki rero muri Pi Network? Tugarukanye impuruza kubera ko twatewe n'ikiriho, twatewe nkuko dusanzwe duterwa ariko ntitubyiteho. Ubu rero ndagira ngo mubyiteho, buri wese yatewe abyiteho, mube maso. Uti twatewe dute rero? Buri wese ndagira ngo acunge neza arebe iki kintu ndimo kubereka. Iyi link mureba ifite logo ya Pi Network ni link ikubwira yuko ari Pi Network free crime. Gusaba ku buntu Pi ntabwo ari byo, barabashuka. Barakubwira ko the official Pi Network has reached 2 million. Barakubwira ko bageze kuri miliyoni 2 bari mu gusaba, bakaguha iki link ngo ukinyureho. Iki link iyo ukinjiyemo dore ibintu kikwereka, dore nk'ubwo butumwa buri aho ngaho. Pi Network first airdrop. Izi airdrops 614 bakubwira gusaba. Iyo ukomeje ugafungura iki kintu reba cyitwaje ibi birango bya Pi umwuka byaramwe, Pi nta munsi gitanga ibirango nk'ibi ku butumwa bwayo habe namo. Iki nacyo ni ikindi kintu cyo kwitonderwa. Ibi bintu biba muri Fireside, ibi bintu biba kuri Facebook zitari za Pi Network bwite. Pi Network mugomba kumenya ibirango byayo ikoresha bihabanye, bakoresha mu matangazo mu butumwa. Iyo unyuze hariya tumayiningira ukagenda ukajya kuri dukone dutatu bumoso hejuru, warangiza ukareba hasi za platforms eshanu Pi itangiraho ubutumwa, ujye urebaho ibirango byayo ni bimwe, nta hantu bihuriye n'ibi ngibi. Cyo ni kimwe. Aba rero ibintu bagushukisha bakwereka gutya ntabwo ibi bintu bibaho. Barakwereka uko iyi gahunda ikora n'ibiki byose, ariko ntabwo ari byo. Ubifungure bigufungure. Muribuka abantu bateze za 314. Biriya bintu nubwo byari bifite aho bihuriye na Pi, ariko ntabwo byari ibya Pi, ahubwo byari ibyo abantu ngiye kukubwira aribo Bytegate ndetse na Bytemart. Nukuvuga ngo hari platforms murabyibuka Pi ijya kuronshinga, hari platforms cyangwa se applications exchanges zari zemewe na Pi zagomba gukorana n'aba pioneers. Kwikubitiro harimo nk'ingi Bytegate. Bytegate yateguye airdrops zihwanye n'amadolari 60,000. Ibingibi ndimo kubabwira cyangwa ndimo kubereka, muraza bisanga ni mu bishakashaka neza, murabisanga kuri iki kinyamakuru kuri Binance. Yes, Binance yarabyanditse. Rero Bytegate yari yateguye amadolari 60,000 airdrops zihwanye n'agaciro k'amadolari 60,000 zo guha aba pioneers kugira ngo babahe Pi nabo babahe airdrops muzajya mucuruza ku ma exchanges. Ariko iyi gahunda yagomba kurangirana n'itariki 3. Ariko nyuma y'itariki 3 hari platforms nyinshi nkuko mu bisomo muri aya magambo muri kubona hano babyuririyeho bashyiraho airdrops zabo, ariko bari bagamije kwiba iki aba pioneers Pi zabo. Indi yari yateguye nitwa Bytemart. Bytemart yari yateguye ama USDT zifite agaciro kama USDT 3,000 kuba pioneers 300. Babyumvise? Ibi rero benshi bakaba barabyuririyeho, n'ubu ngo bakaba bagikoresha ibirango bya Pi kenshi. Ibi byagomba kugira igihe bimara kandi byararangiye. Abandi rero babyuririyeho bakajya bakoresha ibi birango, bakanategura ubutumwa bwiza buryoshye. Kubera ko byigeze kubaho nyine nubwo bitamaze igihe kandi bikaba byaramenywe n'abakena cyane ko Pi itari yabitangaje, benshi bakagumya kubitinya, ariko byabayeho. Ibi ngibi
byatumye izindi sosiyete zisikaminga cyangwa se zitegura scam yazo zirabyifashisha kugira ngo zibe abapayoniyazi payi zabo. Ni muri ubu buryo noneho bavuye kuri payi 314 bajya kuri payi 614 kandi ibi bintu birarya rwose. Uyibeshye akabihumiraho akabigwaho agira atya akagwa mu mutego akaba aragiye aruramye. Bavandimwe rero ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ibi bintu utari bubyitondere arahura n'akantu bita uruva gusenya. Reka mbonereho ntango ubutumwa bumeze gutya. Umuntu wese uzi yuko ari muri Pi Network akaba akeneye kumenya amakuru umunsi ku munsi, ngiye kumurangira ahantu azajya kura amakuru h'ingenzi, amakuru atariho ivumbi. Ndifashisha ahantu nk'atatu. Ahambere ni ku mbuga zizwi zizewe zagaragajwe za Pi Network tubona tunyuze muri Pi Network tumayiningira. Harimo X yahoze ari Twitter, hakabamo Facebook, hakabamo Instagram, hakabamo Telegram, hakabamo na YouTube. Aha gatandatu ubwo ni imbuga Pi itangira amakuru ni muri Pi Network bwite iyi ngiyi ya Pi tumayiningiramo. Aho hose dukuramo amakuru y'ingenzi aya ariyo yose ya Pi Network. Aha kabiri ni kuri YouTube channel ya Kamanzi Official. Ubwo ngubwo ndavuga abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Harimo abarundi, harimo abafumbira, harimo n'indi mishami zishamikiye ku kinyarwanda nk'abakongomani bavuga ururimi rujya kumera nk'ikinyarwanda, abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Abo bose bashobora gukurikira Kamanzi Official bakabaha amakuru y'ingenzi aturuka kuri Pi Network. Icyakora udashobora kumenya icyo muri Pi Network bavuze cyangwa bakubwiye haba mu gifaransa cyangwa se icyongereza, ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'indimi zirushamikiyeho, tugufasha ukurikira Kamanzi Official tukagufasha kugusobanurira amakuru meza y'ukuri aturuka kuri Pi Network nta bihimbano birimo. Niyo twiyongereyeho amakuru yacu tukubwira ko nayo twongeyeho, ariko mu by'ukuri nk'aya ngaya kunyomoza ibi bintu ntabwo ari Pi yabitangaje, ni Kamanzi Official. Aya ni ubutumwa nahawe n'umuvandimwe wanjye ambaza ati ese ibi bintu waba hari icyo ubiziho byaba byizewe? Nkurikiranye nsanga kabaye ubwo waguyemo yaguyemo. No kwitonda rero biba ngombwa yuko nzana aya makuru y'impuruza kugira ngo buri wese agarukiraho, utarabikora abireke, uwabikoze yirinde. Kwirinda ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo arakora icyo bita moyen preventive cyangwa se prevention ways, uburyo bwo kwirinda. Ubwo urajya guhindura password nibiyo ngo ariko ku muntu utarakora migration. Ariko niba warakoze migration uburyo bwa gatatu wabonamo amakuru ku mbuga dukoreraho. Mfite hari imbuga za WhatsApp nkoresha. Iyo ugiye hano kuri YouTube channel ukareba muri description ukandamo cyangwa se ukakandamo muri title ukabonamo link y'imbuga nkoresha. Ubu ngubu ndakoresha cyane WhatsApp channel ndetse na Telegram. Izo zombi ushobora kubona n'imbuga zakira abantu benshi, tukaba twatangiraho ubutumwa budakebakeba kandi kenshi ntubuhushe cyangwa se ntububuri, kuko n'ahantu n'ubutumwa bumaze ukwezi uraza ukabusangaho. Murumva rero ko ari ingenzi. Hanyuma nari ngiye kubabwira ukuntu iyo watewe wirinda uti. Iyo watewe nk'uku ukisanga wabikoze cyangwa ukaba wikeka, nta kindi ukora, wandikira kwa team, hari aho banyura wenda nzabibereka nabyo, ukayandikira ukayibwira uti nyamuna ni mu ntabare. Urabanza ugahindura password. Waba utarakora migration ukaba wahindura wallet.
kandi nuhindura wallet urahita ukora verification zindi cyane cyane za zindi za wallet verification cyangwa se za banksa urongera usubiremo niba wari warazikoze wongere zikore kubera ko wahinduye wallet. Hanyuma iyo umaze kwandika guhindura ibyo wandika utabaza. Reka wenda iyo nayo ibe topic tuzakora hano turiga nicyo kintu cya mbere. Utabaza uti nyamuna nimumfashe kurinda konte yanjye, ukaba wanafata screenshot y'icyo kintu ukeka ko cyakwinjiriye cyangwa wigeze kugicokoza ukagitanga ukavuga uti dore, kuko bagusaba n'ikimenyetso cyabafasha gukurikirana what will happen or what is happening on your account, ikirimo kuba kuri konti yawe cyangwa se ikizaba, bakagufasha kurinda. Ibi rero bya airdrops nta bihari muri Pi network, nshyireho umucyo. Hanyuma niba binahari amatangazo twagombye kuyabona cyangwa se ubutumwa buturuka kuri za exchanges zemewe muri Pi niba zagaruye izo airdrops, ariko hano ntago bari mu kugaragaza nkuko mwabibonye, ntago barimo kugaragaza ni yihe. Baravuga ko ari official Pi network, kandi ikintu muri Pi network iyo kiri official bagitangaza handi muri chat, muri announcements cyangwa se ku mbuga dashboard, muri mining app, Pi mining app, cyangwa hahandi kuri za zabo eshanu z'ingenzi batangiraho amakuru. Hose nta na kimwe yango bizwi, muragenda mu birebeyo. Ntago muri ibi ngibi biri hano harimo icyo bakoresha. Babizi neza yuko ibi ngibi bakoresha ari ibihimba, ari ibipapirano, ari ibifitirano, it's manipulated trademarks. Ibi ngibi Pi nta kintu yaje kubibakurikiranaho kubera yuko ni ibintu biri aho ngaho nyine bifogerinze. Pi ntabwo yaburana ikintu kitari mu gihangano cyabo. Abangaba rero wowe iyo utabisobanukiwe urahuma. Iyo uhumye rero barakwasa. Iyo bakwashije rero Pi umuburi ba yarawutanze. Wowe rero utaragize utarawutanze. Dore nk'iki ngiki urabona ko ni nka link ya WhatsApp group. Iyi ngiyi yakoreshwa n'abantu ku giti cyabo, ariko winjiye mu butumwa nyirizina bashaka kuguha urabona yuko bakoresha ibirango bitari ibyanyabyo. Aha rero mu by'ukuri hariya nta muntu waguhatiye kwinjiramo, ariko wibuke yuko ushobora kuzinjiramo ukameneka umutwe cyangwa se bakagusekura. Nibyo magambo wenda niyo magambo mbonye nakoresha. Reka rero tubasabe mwirinde ubu butumwa butari ubwa Pi. Mumenye ni bande bakorana na Pi. Harimo nk'iza OKX, harimo Bytegate, hakabamo Byte.io n'izindi. Murabizibuka ko ari eshanu batweretse zemewe, wenda nazo tuzazigarukaho buri mwe ukwayo tunasobanura ibyayo n'imikorere yayo na Pi. Reka rero nifurize buri wese gukomeza kugubwa neza. Nsabe utarakora subscribe ayikore, kandi n'ibindi byangombwa nyine bikenerwa kuri YouTube channel. Ariko nsabe abantu bifuza yuko nabafasha rwose, nugira amahirwe ukamfatisha kuri telefone nzagufasha, nta kindi nkubajije, it's for free by now. Hanyuma nungeraho, nushobora kungeraho bigushobokeye, aho nzagufasha, nta kintu nkubajije uwo ari we wese. Hanyuma ndashyira imbaraga cyane mu kwigisha hano kuri YouTube channel, kuko ari byo byonyine bishobora gufasha abantu benshi. Kandi tutabisobanukiwe wegera mugenzi wawe ukamubwira uti mfasha gukurikiza ibyo bari mu kunsaba hano. Ndashimira abantu bamaze kujoininga Ruby bifashishije isomo nabahaye kuri registeringa Ruby. Ikiganiro cy'iminota tutageze no ku 9. Ntabwo nzi impamvu yibananira. Ngaho nawe numara kuri registeringa cyoherereze mugenzi wawe. Harabona abonye batashoboye gusucceedinga kubera ko Ruby ibikora neza, ishyiraho na phone number yawe. Ndibuze kubahamagara mbafashe bihandure kugira ngo bijyemo neza nabo ba mining, kuko byagarukiye hagati bibaho. Hanyuma ubuzima bukomeze kugenda neza, twakuranwe dufatanye, turebe yuko muntu wumva ikinyarwanda ndimo ndarwana ishyaka ryose rishoboka, kugira ngo ndebe yuko unyumva wese akankurikira akabikunda kurikiza yakwirwanaho nawe bikazagira icyo bimumarira none cyangwa ejo bundi. Hanyuma hari abantu bari mu kumamagara bakambaza ngo mbese ko twumva ko Pi hari icyo zirimo kunguka, zirimo gufasha abantu kwikenura, birakorwa gute? Ntujye kwishora mu bintu udasobanukiwe. Niba hari amakuru wenda ubikeneyeho wambwira nkayaguha, ariko ntujye kwishora mu bintu
udasobanukiwe, ari amakuru ukeneye y'ukuntu bifasha, ibyo ndayaguhari nayo ntanga hano buri munsi nyine, kubera ko nyine aba ari kuri izo exchanges kuri online, ibundi izi ngizi ni online business. Rero niba ari amakuru ukeneye mpamagara ngufashe nyaguhe, cyangwa ariko cyane cyane mu nyandikire muri comment icyo ubaza kuri ibyo, cyandike muri comment please, ko kuri WhatsApp kumbona biragoye pe, biragoye. Cyokora hari ugerageza akampamagara akabaramfatishije, ariko nabyo ntabwo nabibizeza bitewe nanjye n'akazi mba ndimo. Ubwo niyo mpamvu nashyiza ku promotion, kuko iyo mfite ubundi buryo ku ruhande bumfasha bituma ntagira icyo mbabaza nk'insimbura mu byizi ituma, kuko niba nje kugufasha burya nje gutanga umwanya wanjye aho ngaho. Ariko urumva niba mfite ukundi ngumbayeho, niyo mpamvu ndi kubabwira ngo reka mbafashe bigishoboka, mbafashe for free, namwe murebe ko mwa joininga Pi, mukayimayininga, mwa joininga Ruby, mukayimayininga. Ndanabakumbuza Ruby, mfite ndatekereza yuko Ruby saha n'isaha ishobora kujoininga Pi, kubera yuko urebye ukuntu nyiri Ruby ataka Pi biratangaje, ni ibintu bitangaje cyane. Hanyuma kandi urebye ibyangombwa byuzuzwa muri Ruby ni bike cyane nakubarira bidahuye n'ibya Pi cyinshi cyane. Kugeza ubu ndacyarimo kuyiga, kwinonosora kugira ngo ngende mbafasha za KYC n'ibindi byangombwa. Bidatinze tuzajya kugenda tubona andi masomo, kandi nta gisomo zajya ngigisha ngo subira inyuma nongere ngire nte genda uryigurire, uryige rikwigishe rigufashe. Nk'iri ngiri nimero 219 ni registration ya Ruby. Iyi ntabwo nzayisubiraho, ahubwo ndasaba ko buri wese ayishishikariza undi, kandi urabona barimo kujoininga bigakunda nta kibazo. Urumva ko irimo gukora umuti, maze kubona abantu bangahe, urumva abantu bajya kugera ku 10 n'abantu ubona ko birimo gufata, birimo gukora. Ngaho rero nawe bikurikize, kandi ube n'abavandimwe bawe nabo bagira gute, nugera kuri referral code umubwira uti shyiramo iki, shyiramo yanjye, ukamuhi yawe mbega. Hanyuma rero na Pi network nuko tugomba kubigira. Rero ndimo kugenda mbirezima cyangwa se mbivuga mu ncamake kugira ngo bibashe kubafasha. Fasha umwanya munini ho muri hangana iminota 10 n'ingahe n'irindwi si mikeya, ariko nagira ngo tugire byinshi dusobanukirwa. Hanyuma mukomeze mugubwe neza mu mining Pi, mu mining Ruby, asigaye turyoherwe n'ubuzima buri imbere tudasize n'ubwo ubu ngubu. Asante.